N'isaha ya kabiri turaganira kuri transport cyangwa ubwikorezi. Umujyi wa Kigali wamaze kuvuga yuko kugenda na bus ni flex. Abantu benshi barimo baravuga yuko bus zabaye uburyo bwiza bw'ubwikorezi. Mu gitondo naho zenganira n'abantu bakoresha social media bavuga ukuntu ubwikorezi bwabaye ikintu cyiza cyane. Mbese abantu ntabwo bagishamadukiye kugenda n'imodoka zabo cyangwa gukoresha ubundi buryo cyangwa se kwinuba. Ubanza harimo impinduka. Mu minsi yashize nabwo twabiganiriyeho tuvuga ku buryo bwo kugenda mu buryo bwa rusange. Umunsi rero twamagaye umujyi wa Kigali kugira ngo tubaze ibyo twaganira ahantu bigeze uko byagenze. Mpamagaye Emma Claudine umuvugizi w'umujyi wa Kigali kugira ngo aze tubiganire. Hema, waramutse? Waramutse neza. Gitondo cyiza. Yego namwe. Twaganiraga uvuga yuko mu minsi ishize wari kumwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda muri kuvuga ku bijyanye n'ubwikorezi rusange, transport n'iriya mirongo yashyiriweho cyangwa biriya bisate by'umuhanda byashyiriweho bus kugira ngo abantu babashe kugenda neza muri Kigali. Yego. Ubu ngubu bihagaze bite? Ahubwo nakwibaza ngo ntabwo uragenda na bisi se. Mu by'ukuri birimo biratangira kugenda bifata irangi. Mbere cyagiye duherukana twarabivugaga ariko tutaramenya ngo ese tuzabishyira mu bikorwa bikunde. Hanyuma tubishyira mu bikorwa ku munsi wa mbere, abantu bahita batangira rwose no kubyumva vuba. Abantu dushimira cyane n'abashoferi mu muhanda. Usanga n'utuvideo twagiye dufatwa tugashyirwa ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bari mu bihugu hirya no hino bitandukanye bibaza bati ni gute abashoferi barimo kubahiriza igisate cya bisi. Ubundi usanga kenshi gutandukanya igisate cya bisi hagomba gushyirwamo nk'ibintu binini nyine utari burenge. Ariko amabwiriza aba ari amabwiriza, tuba turi mu gihugu n'ubundi kigendera ku mabwiriza. Niba bus lane ari bus lane kandi ubizi wabimenyeshejwe, ubundi biba ari ngombwa yuko ugomba kubikurikiza. Byarakurikijwe rero, kandi n'ubu ngubu biracyakomeje. Nari ndimo ndasobanura ko atari ibintu by'igihe gitoya. Hari abantu bahita bavuga bati ese ibintu biramara iminsi ngahe, ariko ni ibintu by'igihe kirekire. Ni icyerekezo cy'umujyi wa Kigali. Niko twifuza Kigali y'ejo. Iby'uyu munsi turimo kubona byaravuguruwe neza, byariyongereye, byarabaye byiza kurushaho. Urebye navuga yuko birimo kugenda neza. Ese imibare y'abantu bakoresha bisi iyo mugiranyije mubona yiyongera koko kubera izo mpamvu? Dutegereje imibare igomba kuva muri Ecofrit. Bari baduhaye nibura nk'iminsi 10 kugira ngo babone kutubwira niba koko imibare yiyongereye cyangwa niba itiyongereye. Cyane cyane ko udashobora guhita urebera ku mibare y'umunsi umwe. Nanone ku rundi ruhande nabo guhita bayibona ako kanya biba bigoye. Urumva birabanza bigafata iminsi kugira ngo tubashe gukora igereranya. Navuga ko ari igereranya rifatika. Ariko iyo tugiye ku by'abantu barebesha amaso, ndetse n'abantu umuntu agenda aganira nabo, ubona ko hashobora kuba hari imibare ishobora kuba yariyongereyeho. Ko bigaragara mu mihanda ya Kigali, ubona ko hatari umuvundo w'imodoka ukabije nk'uko byahoze mbere y'uko iki gisate cya bisi gitangira. Ariko kuba hatari umuvundo ukabije ntabwo biri buze gusobanura byanze bikunze ko abantu bagiye muri bisi. Niyo mpamvu dutegereje kureba iyo mibare. Birashoboka ko abantu bitabiriye kunyura n'indi mihanda itandukanye yubatswe muri Kigali. Birashoboka ko wenda abantu badafite akazi kenshi muri iyi minsi ntawamenya, cyangwa se harimo n'abari gukorera imirimo yabo mu rugo. Niyo mpamvu dutegereje imibare tuzakura muri Ecofrit Solutions kugira ngo batubwire niba koko abantu barimo kugenda na bisi biyongereye. Ariko iyo ugerageje kubirebesha amaso no kumva ibyo abantu bavuga, ubona ko kameme hari abantu batangiye gufata bisi kandi bari bamaze igihe batayifata. Ese ibi bintu byo kugenda na bisi ubundi murashaka ko biba iki? Ni umuco cyangwa ni ukwirwana kubera ko n'ubundi n'ibikomoka kuri peteroli birimo bigenda bibura? Muri iyi minsi turimo turabishishikariza abantu cyane cyane kubera ko byahuriranye n'iki gihe cy'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Kugira ngo dukomeze kubungabunga ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli dufite nk'igihugu. Ariko nanone ku rundi ruhande n'umuntu ku giti cye aba ashobora kuba yazigama
amafaranga yari gushyira muri peteroli akaba yayashyira mu bindi bintu, cyane cyane ko ubona ko esansi yo yazamutse n'ibindi byose byinshi bizamukaho akantu gatoya. Nubwo leta yadufashije ikagerageza gukora ku buryo mazuti itazamuka, ariko ntibibuza ko hari igihe usanga hari utuntu twinshi twazamutseho gatoya. Ubwo rero icyo gihe ukavuga uti amafaranga nari gushyira muri esanse reka nyashyire muri ibyo bintu bindi. Ariko ubundi nubwo nyine birimo guhura, turimo gushishikariza abantu muri ubwo buryo, tukanabereka yuko ari amahitamo bashobora gukora nonaha. Reka nongere nibutse ko ari icyerekezo cy'igihe kirekire cy'umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ibingibi ntabwo ari ibyo twahise tuvuga ngo tubyuke dutekereze ngo ibiciro byazamutse cyangwa esanse yazamutse ngo duhite tuvuga ngo tubitangire, ahubwo ni ibintu bimaze igihe kirekire, ni inyigo imaze igihe kirekire, ni ibintu biri muri gahunda y'umujyi, nicyo cyerekezo. Twifuza kubaka Kigali irambye, kandi Kigali ibungabunga ibidukikije. Mu kubaka Kigali ibungabunga ibidukikije rero haba hakomatanyijemo ibintu byinshi, birimo kuvugurura cyangwa se no gutunganya gutwara abantu mu buryo bwa rusange, kugira ngo abantu mu ngeri zose, cyane cyane ubwo ndagitsindagira gutyo mu ngeri zose, kuko akenshi dukurikije uko bisi yari imeze hano mu Rwanda twumvaga ari nk'iy'abantu baciriritse. Yego ariko rwose turifuza ko abantu mu ngeri zose, uwo waba uri we wese ushobora kujya gutega bisi nta kibazo ufite, ikarita urayigura, ujye gutega bisi usange abantu barimo bose barasukuye, bameze neza, baragenda neza. Kandi ntabwo ari twebwe bizaba bibayeho gusa, ni hirya no hino no mu bihugu byateye imbere. Akenshi usanga abantu bafata imodoka zabo ari uko bagiye nko mu rugendo rwa kure. Nabwo urugendo rwa kure narwo watekereje ko ushaka kujyana imodoka yawe nyine kugira ngo ugende uhagarara mu nzira ureba ibyiza nyaburanga. Ariko ubundi mu bintu bya hafi usanga gukoresha uburyo bwo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange ari ibintu biba bikoreshwa n'abantu hafi ya bose. Nibyo rero twifuza hano i Kigali, ko abantu benshi bakoresha uburyo bwo gutwara abagenzi rusange. Tukaba twarabutunganyije ku buryo umuntu ashobora rwose kudakenera ubundi buryo, cyane cyane mu minsi isanzwe y'imibyizi, kubera ko bizadufasha gukomeza kubungabunga umwuka duhumeka, cyane cyane yuko bisi zitwara abantu benshi icyarimwe. Hakaniyongeraho ko izo leta ikomeza kugenda izana ni bisi zikoresha amashanyarazi. Ibyo rero bikaba ari uburyo buzagenda bwunganirana n'ubundi. Murabizi ko tumaze igihe tubwira abaturage b'umujyi wa Kigali ngo dutere ibiti, nibura buri muntu wese aba afite ibiti nibura nka 3 cyangwa 5 mu mbuga ye, bitewe n'uko hangana. Dutere ibiti ahandi hantu hose hatandukanye ha rusange, ahari hasanzwe hagomba guterwa amashyamba abantu bashaka gusatira tubakumire, ahubwo n'abandi tubakuremo, dukomeze dutere ishyamba aho rigomba kuba riri. Murabona ko tumaze igihe dufatanya na Minisiteri y'Ibidukikije kongera kuvugurura ibishanga. Akazi kabyo karakomeje, kageze kure. Hari n'iriya gahunda yashyizweho yo gusuzumisha ibinyabiziga imyotsi, ndetse no gukura imisoro ku modoka zikoresha amashanyarazi. Navuga ngo ibyo ni urukomatanye rw'ingamba zihari kugira ngo dukomeze kugira umujyi ubungabunga ibidukikije kandi ufite umwuka umeze neza duhumeka. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu barimo bavuga ngo mwasabye no kubwira abantu gushyira imibavu mu modoka izi zitwara abagenzi. Cyane kubera ko urumva ubu ngubu ikintu turi gukora gikomeye cyane muri iyi minsi ni ugusoma buri butumwa abantu bari kutwandikira buvuga kuri izi bisi, aho bahamagaye, cyangwa se uburyo wakoresha ubwo aribwo bwose uri gutanga feedback. Itugeraho noneho tukayisuzuma, tukabiha ababishinzwe mu nzego zitandukanye, baba twebwe nk'umujyi wa Kigali, baba Ecofleet Solutions, baba Rura, baba Minifra, baba polisi. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ikintu turi gukora ni ugukomeza kureba abantu barifuza iki, ibitekerezo bari gutanga ni ibihe, tukagerageza kubishyira mu bikorwa. Kimwe rero mu bitekerezo batanze, cyane cyane ku munsi wa mbere bikinatangira ariko cyarongeye kiragaruka, ni ikijyanye n'isuku yo muri za bisi. Isuku yo muri za bisi bayivugaga cyane cyane ku buryo bujyanye n'abantu binjiramo ku giti cyabo. Nubwo na bisi ubwayo nayo bifuza ko igira isuku irenzeho. Ni ukuvuga ngo bisi inyinshi zirasa neza. Abavuga isuku yo muri bisi akenshi baba bari
kuvuga izindi zimaze igihe zikora, navuga ngo zimaze gusaza zitari izi za ecofleet. Urabona iyi bisi ya ecofleet isa neza, ni nshyashya, nyinshi ni z'amashanyarazi, zirasa neza pe. Ubwo rero ecofleet ikigomba kudufasha nayo yiyemeje, kandi nabyo irabizi ni inshingano basanzwe bafite, nuko nyine iyo suku y'izo bisi niba zaje zisa neza zigomba kumeza zigasa neza, ariko niba umuntu yazi abantu bari kuzigenderamo hakaba hari abantu bazisukura, zikaba zirimo puberi, buryo umuntu ukeneye guta ikintu ataza kugisohokana, ahubwo agishyira muri iyo puberi iri muri bisi, cyangwa se yego, cyangwa se ngagitaho yicaye, cyangwa ngo bigende gute. Ubu rwose puberi zirimo muri bisi zose za ecofleet. Hanyuma bagashyiramo n'iyo mibavu, nk'uko nyine umuntu ashyira umubavu mu modoka ye ku giti cye nyine kugira ngo igende ihumura neza, nabo rero batwara abantu benshi, rero ubwo baragomba badushyiremo imibavu nyine bisi tuyinjiremo ihumura neza, isa neza. Noneho hakaza rero urwo ruhare rwacu nk'abantu bayigendamo. Ese natwe twibuka yuko tugomba kwinjira muri bisi natwe dusa neza, duhumura neza. Iyo myuka niba myinshi umuntu ahumura ukwe, bisi ihumura ukwayo. Iyo ibaye myinshi ihumura neza, ikora n'ubundi ikindi kintu gihumura neza. Burya ikibi ni ukuvanga imyuka mibi. Kuvanga ibihumura nabi cyangwa se ibinuka, burya byo bihinduka ibindi. Ariko ntabwo nzi ukuntu ibihumura neza nyine bikomeza bigahumura neza. Ubwo rero ibuka yuko ugomba kuva mu rugo rwose wakarabye, wambaye ibintu bifuze, wibrosheje. Ibyo kuvuga ngo uritera imibavu ntabwo ari ngombwa, biterwa we n'uburyo ubayeho. Ariko ikintu gikomeye cyane cya mbere ni iyo suku twifuza, isuku y'umubiri wawe, isuku y'imyambaro yawe. Ni ikintu ugomba kugira umuco, atari uko ugiye gutega bisi gusa, ahubwo mu buzima bwa buri munsi. Ariko hari igihe muvuga ibintu by'isuku mwabikoreye na campaign, wasigiye ahubwo n'abandi bati rwose umujyi wa Kigali urakabye. Hari umuntu wabaho ku buryo arinda gushishikarizwa akabivuga kuri radiyo, umuvugizi w'umujyi mwenye wakaza akatubwira, bumva ari ugukabya. Oya, ntabwo ari ugukabya, ni ibintu biba byagaragaye, kandi inshingano zacu n'ikimenyimenyi. Nabo bagenda muri bisi hari abatubwiye bati rwose ntabwo biri kuvamo. Hari igihe umuntu yinjira muri bisi ugahita wumva yuko ashobora kuba aheruka kwiyuhagira nko mu cyumweru gishize. Ariko twagiye tubona n'abantu bavuga bati hinjiyemo umusinzi atumerera nabi. Murabizi iyo umuntu yasinze atakibasha kwikontorora, inzoga ubwazo burya inzoga zirahumura iyo utarazinywa, ariko iyo wamaze kuzinywa hari ukuntu zidasohora umwuka mwiza. Urumva rero uwo muntu wafashe inzoga wenda zitari na nkeya, ni ibintu nyine bihita biza kwivanga na za mpumuro zose, ugasanga ntabwo bibaye byiza. Ni ibintu rero tugomba gutekereza, tukabitekerezaho, ukamenya isuku yawe, ukamenya urahumura gute, uheruka koga ryari. Ariko impamvu tubivuga nuko tubibona, twabanje kujya tubibona kenshi nko mu muganda, tukabibona kenshi nko muri za Car Free Day, ariko tukanabibona muri serivisi twebwe dutanga ku nzego z'ibanze. Ukabona umuntu arabyutse aje gushaka serivisi, ariko wareba uburyo yambaye, kwasa, ukabona ntabwo bihura. Nk'uko asize mu biro. Hari abagitifu bagiye bafata iya mbere bakavuga bati rwose banza wihangane usubire ujye koga, ntabwo ndi buguhe serivisi. Nubwo bamwe bagiye bavuga bati kuki umuntu yimwe serivisi, ariko ugasanga biba ari ingenzi, kuko buriya tumeze nk'ababyeyi n'ubundi nitwe tuba tugomba kureberera aba baturage. Hari igihe rero ufata ingamba ikakaye, umuntu yayumvira hirya akavuga ati rakakaye, ariko umuntu aba ashaka ibyiza. Reka tuvuge bya bindi bya leading by example. Iwanyu hariya ku biro by'umujyi wa Kigali mufite parikingi nini cyane, usanga irimo imodoka z'abakozi b'umujyi. Ntabwo ari iz'abakozi b'umujyi buriya gusa. Hari igihe abantu baza bakabona zuzuye ukagira ngo zose ni izacu. Buriya tugira n'iza iriya minisiteri duturanye harya ni Minecofine, nabo baza guparika iwacu. Ariko burya tugira n'abantu bajyaga baza kwasiga imodoka rimwe na rimwe, ugasanga nk'umuntu aje kwasiga imodoka yigiriye nko mu dukurusa aho hafi mu mujyi. Icyo nashaka kubwira ntabwo ari iz'umujyi gusa. Noneho ikindi, tugira na sare z'umujyi nk'ebyiri abantu bashobora kuza bagakoreramo inama, haba kuzikodesha
hari abashobora kuza gukoreramo ubukwe bwa civil, ariko n'ibigo bya leta ubundi biba byemerewe kugenda bishaka sale z'inama mu bindi bigo. Hari igihe rero haba habereye nk'inama n'ubundi yajemo n'abandi bantu benshi bagakoresha iyo parking. Yego, kuri ubona buri gihe hahora huzuye, hari n'igihe huzura cyane hakarenza, biba bitewe na gahunda zihari. Ikibazo nangiye kubaza se ko gisa kigabanya uburemere. Nuvuga ngo nashaka kubaza niba namwe abakozi b'umujyi wa Kigali mwarafashe iya mbere gutangira kuza mu kazi muje na bisi, dore ko mwe munakorera mu mujyi rwagati, ntabwo bisaba umwanya munini kuva kuri bisi ugera ku biro. Mu by'ukuri natwe turi mu bafashe iya mbere, ariko nk'uko nanabigusobanuriraga tunasanzwe tuyitega. Niyo mpamvu ntago ziriya modoka zose ari izacu. Ntago zose ari izacu. Nabonye mu mujyi mwarashyizeho amabwiriza y'uko ahantu hajyaga haparikwa imodoka cyane cyane quartier Mateus, ni quartier commercial, ntabwo zigihaparikwa. Biriya byo mwabikoreye iki? Mumaze kubikora byunguye iki? Urakoze cyane, nk'uko nabikubwiraga, turacyitegereza, tunareba ibitekerezo by'abantu batandukanye, kugira ngo tugende tureba ngo iki ngiki tukiteho, tugikomeze, cyangwa se tugire ikindi twongeraho gutyo. Hariya muri quartier commercial rero wenda reka ntangire kubwira abantu ko hameze abatahaheruka. Ni ukuvuga ngo ku muntu utahaheruka, iyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge, uturutse haruguru gato kuri Hotel Gloria cyangwa se ku Nkuru Nziza, hashyizwe igisate cya bisi. Icyo gisate cya bisi rero, kubera ko bisi bigomba kugikoresha yonyine, cyangwa se n'izindi modoka zose zitwaye abantu barenze 8 muri ya masaha yo kuva saa 12 kugeza saa 4 no kuva saa 11 kugeza saa 3, biba bivuga ngo iyo uhashyize igisate cya bisi ugomba gushaka n'ikindi gisate cy'imodoka zisanzwe. Ubwo rero hashyizwe igisate cya bisi, hari igisate cy'imodoka zisanzwe. Noneho ibyo ngibyo wabishyiraho byombi ari bibiri, kubera ko habaga haparitse imodoka buri gihe zihoraho. Wasangaga igisate kimwe giparitsemo imodoka. Ni hanini ukuntu, ariko gushyiraho ibisate bibiri ziriya modoka zitavuyeho ntabwo byari gukunda neza. Byashoboraga gukunda, ariko izo modoka ntizongere kubasha kujya guparikamo. Mu yandi magambo, kugira ngo bikunde, kereka ziramutse zabaye zaparitse nyine, hanyuma imodoka zikanyura ahandi. Hakiyongeraho ko hariya muri quartier commercial habamo uruvunganzoka rw'abantu, abantu benshi cyane, ku buryo nabo ubwabo baba banyuranamo na za modoka, zaba iziparitse zaba izigenda, ukabona ku ruhande rumwe ahubwo birasa naho binabangamiye ubucuruzi bwa hariya, ndetse n'abahaha ukabona bari kubura ahantu baparika, bajya gushakisha parikingi hirya no hino kuko zirahari zitari kuri uriya muhanda wa quartier commercial. Nicyo rero cyatumye tuvuga ngo kugira ngo igisate cya bisi gikore, reka tube tuzikuyemo izi modoka zahaparikaga, cyane cyane ko zirimo nyinshi zihirirwa, z'abacuruzi bazaga kuhakora, akayashyira saa 2 akaza kuyavana nimugoroba saa 2 nanone atashye cyane, kandi itigeze iva aho ngaho. Itigeze iva aho ngaho, yagombaga kuba iyo parikingi irimo irakoreshwa n'abandi baza guhaha. Noneho tukavuga tutabangaba babonye ya option nziza yuko bashobora gusiga imodoka mu rugo bakabaza na bisi, cyangwa se niyo ataba yanayisize yajya guparika ahandi hantu, nawe agashaka indi parikingi iri aho hafi, hanyuma akaza akajya mu kazi ke. Nuko nguko rero twabaye tuyikuyeho, ariko turacyakira ibitekerezo. Bimwe mu bitekerezo byinshi twakiriye nuko abantu batubwira bati dukwiriye kubona uko dupakira tukanapakurura hafi aho ngaho. Ibyo ngibyo turimo kubitekerezaho, ni ibitekerezo twakiriye. Harimo abagitekereza bati nyamara hakakwiriye gusubira parikingi. Ibyo ngibyo byose turi kubitekerezaho, ariko hari n'abandi benshi cyane nk'abaguzi bo bavuga bati rwose n'ubundi nta parikingi twahabonaga, ahubwo twisanzuye. Ariko iyo hageze mu masaha ya nimugoroba nka saa 12 saa 12 n'igice, uhita ubibona, ushobora guhita wibaza uti imodoka zaparikaga abantu bakanyurahe. Haba hari abantu benshi, noneho na cya gisate cya bisi n'ikimodoka byose baba bari kubinyuramo, mbese baba bisanzuye cyane, ku buryo n'uburyo bwo kubitekerezaho n'iyo byaguma nk'uko bimeze uyu munsi, biradusaba kureba ngo abanyamaguru tububakire hehe batagomba kurenga, kandi tubikore gute kugira ngo tubereke ko batagomba kuharenga.
kuko n'ubundi birangira na bisi ije igasanga harimo abanyamaguru benshi, ubwo birasaba ko izivuza ihoni cyangwa se izigenda buhoro, kandi icyo twifuriza kiriya gisate cya bisi ni ukugira ngo igende yihuta. none se kiriya gice ko abacuruzi uba usanga bafite imodoka zifite imizigo irimo n'iremereye, ukaba igomba guhagarara igihe runaka bayipakurura cyangwa se inahatambuka ijyanye ibicuruzwa, bizagenda bitahari? Ubundi imodoka ziremereye ziba zigomba kuza mu mujyi hagati nijoro. Tuba twifuza ko ziza mu mujyi hagati nijoro zikaza zigaparika zisanzuye, nta modoka ziba zikigendamo ari nyinshi. Iyo zaje nijoro rero birakunda, barapakira bakanapakurura. Ku manywa muri ziriya quartier commercial ubundi hinjiramo nk'uduhirigisi twa tumodoka dutoya dushobora natwo kuba dupakiye ibindi bintu. Kugeza uyu munsi biravuga ngo agahirigisi gashobora guparika hafi aho ngaho, kuko nkuko nabivugaga turacyafite twa duhanda dushamikiyeho. Hari uduhanda dushamikiyeho tuza muri quartier commercial tugahinguka muri quartier Matewusi, tugifite za parking, ariko hari na parking hariya ku isoko rya Nyarugenge, tugira na parking hirya no hino ziracyahari. Bashobora rero kuba bakwifashisha ahantu nk'aho, noneho abantu babitwara, tugira abantu basunika amashareti. Nanabashimira cyane abantu nagiye mbona muri quartier commercial, urabona ko bari smart, bafite amashareti y'ibyuma ameze neza, n'imizigo bakayishyiraho ukabona bimeze neza. Ntabwo ari nka bya bindi by'imbaho nyine byo gusunika uba ubona bikabije, ariko rwose birasa neza. Ubwo natwe turacyatekereza ngo kuri ibyo bitekerezo baduhaye cyane cyane bijyana nuko kutabangamira ubucuruzi bwabo, ese ni ikihe kintu dushobora kuba twahindura gato, cyangwa se ni ikihe twakora? Turimo turaganira n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Mushobora namwe kohereza ibitekerezo byanyu mukoresheje ubu buryo, mwandika ijambo Rwanda, musige akanya, mwohereze kuri 5074 cyangwa se 5074. Ushobora kuba uri mu mujyi wa Kigali, uri umucuruzi cyangwa se uri umugenzi uwugendamo cyangwa se ukoreramo, utubwire igitekerezo cyawe. Bariya abantu se bahacururiza bari bahaparikaga, donc buri munsi bakaba bagomba kuhaparika. Bamwe twavuze aparika imodoka saa 2 cyangwa saa 3 aho yaje gucuruza, akaza gutaha nimugoroba. Ubwo guparika birarangiye, bazajya baparika. Mwateganyije ko bazajya basiga imodoka hehe? Guparika kuri uriya muhanda wa quartier commercial nibyo navugaga ntabwo byemewe. Kandi nyine mu mujyi turabimenyereye. Mu mujyi ntabwo umuntu aparika imbere yaho acururiza, mu mujyi ntabwo uparika imbere yaho ukorera, hari igihe usanga hatari parikingi. Donc mu mujyi hari igihe uparika nyine ugakora akagendo nk'uko twavugaga ngo Minekofine baza guparika iwacu bakajya iwabo. Ntabwo biba ari ikibazo, icyangombwa no kumenya ngo uraparika hehe hafi aho ngaho. Ariko ikindi hakaba hari n'ayo mahitamo yuko nanone ushobora kuvuga ngo imodoka wayisize mu rugo, kubera ko uzi ko utajya ukenera amakuru se menshi mu muhanda, n'ubundi wayizanaga ikirirwa iparitse gusa, none ubu ngubu uri kuyisiga mu rugo, cyangwa se ukayisiga no mu zindi parikingi zo mu nkengero, hanyuma ukaza. Nibutsa ko ubu ngubu muri gare hariya Kabuga ushobora kuba wasigamo imodoka, kuri stade Amahoro hariya hafi yo kwa Rwahama ushobora kuhasiga imodoka, kuri Pere Stadium Nyamirambo hariya hanze muri parikingi yo hanze ushobora kuhasiga imodoka, cyangwa se ni Gahanga naho ni ahantu ushobora gusiga imodoka. Ubwo rero ushobora kuba wayisiga aho ngaho, ushobora kuyisiga n'ahandi usanzwe uyisiga, ukaba we waza utazanye imodoka. Ni ibintu bishoboka cyane. Gedeon nsuhuriza umutumirwa. Arakoze Ndabashimiye cyane, muri kunoza ingendo rusange. Ariko mumbarize muti ko abantu bakoreshaga bisi bagiye guhaha imizigo mito hagati y'ibiro 5, 10 cyangwa se amahaho matoya, ntabwo bazongera gukoresha bisi ko batacyemera yuko abantu binjiza amahaho yabo? Murakoze. Undi ati waramutse neza, nitwa Sibomana GMV, ndi Bugese Nyarugenge, ukwezi kwa Mata. Ubu ntabwo bukureba cyane. Amahaho rero wenda ubwo nahita mbusubiza. No kuvuga ngo nyine bisi zo mu mujyi kuntu zikoze, nyine zikoze ku buryo winjiranamo akazigufata mu ntoki, akantu gato yakataza kukubangamira wowe ariko ntikabangamire n'abandi bantu. Hanyuma
iyo ugiye guhaha ibintu byinshi uba ugomba kumenya ubundi buryo ibyo bintu ushobora kubyohereza iwawe, byaba ari twa tumoto dusigaye duhari tw'amapine 3, byaba ari ukuba nahoze ndimo ndavuga ngo abacuruzi bacuruza bafite amaduka batangire kwigira ku bajene, bibuke ko ubu ngubu uyu munsi nta nubwo twakabaye tugura ibintu biremereye ngo tubitware, bakabaye babitwoherereza baduca ikindi giciro. Icyo giciro gishobora kuba cyajyaho gitoya, ariko nibura bikagerayo, kandi hari n'abatabiguca. Abantu babitangiye abenshi ni abacuruza gazi. Ubundi abacuruza gazi barakubwira bati turayiderivaringa kandi nta giciro twongeraho. N'ab'imyenda barabizana. Ab'imyenda barabizana, hari abajene basigaye bacururiza inkweto n'utundi tuntu ndetse dutoya. Hari umuntu, simpamye ko hari umuntu nk'ubu wagura firigo akajya no kuyizanira. Yego. Urumva rero ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kumenyera, tugatangira kumenyera ngo njyewe ntega bisi nkaza nkagera mu mujyi ngahaha ibintu byanjye, ariko iyo birangiye barabinzanira, barabiderivaringa bakabingezaho. Niba batanabiderivarinze rero ubwo nanjye ndamenya ngo niba naguze ibintu byinshi, nyine navuye mu rugo mfite gahunda yo kugura ibintu byinshi. Ibyo birasobanura ngo ugomba no kumenya ngo ibyo bintu uraza kubigeza mu rugo gute, kuko bisi ntabwo itwara imizigo. Ugomba gushaka ubundi buryo bwagenewe gutwara imizigo bitewe n'aho bijya. Akantu k'ibiri 10 subwo ni umuzigo. Akantu k'ibiri 10 wagatwara, ni gatoya. Ni gatoya burya ntago kakubangamiye. Uyaravuga ngo nyine bapfa kwabonye ufite ikintu mu ntoki. Kaba ari nk'akantu kameze ufata kwa kundi nyine uba ufite n'ukuntu ufata kamwe atari kagatwaro waziritseho n'umugozi hejuru. Burya biterwa n'ikintu karimo n'uburyo kameze, ariko burya ibiri 10 ntabwo ari byinshi. Gusa bitewe n'ibyo bintu byari byo, ibiri 10 bishobora kugaragara ko ari byinshi. Nabyo birashoboka. Undi aravuga yuko ngo ya minota mwavuze umuntu amara ku cyapa ngo iracyarenga. Birashoboka ko ishobora kuba yarenga bitewe n'ahantu hariho, bitewe n'ahantu hariho n'igihe icyo ari cyo, kubera yuko nk'uko twabivuze buriya ikintu twifuzaga gukemura cyane dushyiraho kiriya gisate cy'umuhanda no kugira ngo igihe bisi zimara mu nzira kize kuba gisa ari kimwe, kuko niba ubizi yuko bisi itari buze guhura na traffic jam, biroroshye kuyibarira ngo iturutse muri gare Nyabugogo iraza kugera Kabuga ku Isahini cyangwa se Nyanza ya Kicukiro. Ariko iyo harimo traffic jam iza guhura nayo, ntabwo umenya ngo iraza kumara igihe kingana iki muri ya traffic jam. Kubera ko rero ahantu ziba zijya hose hatari cya gisate cy'umuhanda, hari igihe bishoboka ko ishobora kuba yatinda ahantu runaka, bitewe nyine n'uwo muvundo wajemo. Ariko ubundi muri rusange turi gukora ku buryo muri amasaha y'abantu benshi buri minota 5 bisi bihagurutse, kandi mu masaha yandi asanzwe hagati y'iminota 15 na 20 nabwo ikabihagurutse. Ni ryari mwihaye ko muzajya mwikorera igenzura mwe n'abafatanyabikorwa bose mukorana muri gahunda, mukajya mureba ko ibyo mwiyemeje birimo bijya ku murongo? Ubu ngubu nakubwira ngo natwe turacyabyita igerageza, pilot. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ntabwo ari n'iryari, ni buri munsi. Buri munsi dufite abantu baba barimo gukurikirana buri munsi. Ntabwo bisaba ngo twirenze umunsi umwe cyangwa ibiri, ahubwo mu munsi umwe dushobora kuvugana inshuro zirenze imwe. Buri munsi rwose turimo turabikurikirana. Ngo abatega za moto natwe mwadutekerezaho ukuntu twajya tunyura mu nzira za bisi, kubera ko tuba tugiye mu kazi twihuta kandi twebwe ntabwo dufata umwanya munini. Icyo gitekerezo kiri gukomeza kigaruka. Kugeza ubu ntabwo kiremerwa, nta nubwo kiriho. Nta wamenya, wenda kera hari igihe bizahinduka, ariko icyo dushaka kuvuga ni kimwe, nuko ntabwo twese twakwirengagiza ko uyu munsi muri Kigali hari moto nyinshi. Ziriya moto rero iyo zigiye, iyo uzemereye kunyura ahantu, buri uramutse uzibwiye ngo nizinyure muri kiriya gisate cya bisi, zahita zihuzura, kandi niyo yareba muri televiziyo akabona bisi ntiyayivira mu nzira. Kandi iyo ari ahantu harambuye, buriya bisi ihita yihuta kurusha moto.
ubwo rero biragoye ko wavuga ngo moto zo nizijyemo nta kibazo, zibaye ari nkeya zanajyamo bikemera, ariko kubera ubwinshi bwazo moto zirenze 5 iyo ziri imbere yawe zihinduka imodoka isanzwe. Ni ibisanzwe natwe ubwacu dutwara bisanzwe turabibona. Iyo ushaka kudepasa uyu munsi, ushaka kudepasa moto ziri guturuka mu rundi ruhande rw'imodoka, ukabura uko udepasa, zikaba nyine kuko iyo zibaye nyinshi zihinduka nk'imodoka. Ariko tukanongeraho ko moto itwara umuntu umwe. Moto itwara umuntu umwe, taxi voiture itwara abantu 4, hari imodoka z'abantu ku giti cyabo zitwara abantu 7. Kandi icyo turi kureba cyane ntabwo ari ugutwara mu buryo bwa rusange gusa, ahubwo turimo no kureba ngo gutwara abantu benshi icyarimwe, kuko ari byo bigabanya imodoka mu muhanda, akaba ari byo bikomeza kubungabunga cya kirere duhumeka. Hariya hantu rero hariya hantu hagenewe imodoka itwaye abantu 8 kuzamura. Niba imodoka yawe itwaye abantu 8 kuzamura kandi bakaba barimo, niba utari bisi ntabwo wakagombye kuhanyura ngo kuko utwaye imodoka itwara abantu 8 kandi ari wowe shoferi gusa urimo cyangwa utwaye umuntu umwe. Niba uri imodoka isanzwe itwaye abantu 8 kuzamura, abo bantu bakabaye barimo. Niba ubatwaye nawe wemerewe kunyura hariya rwose, nta muntu bisabira uburenganzira. Za kwasiteri ziva mu ntara zemerewe kunyura hariya. Hari abantu bagiye batubwira ngo nazo ziri gutinya kuhanyura. Ni ukuvuga ngo zirahemerewe kuhanyura. Amavani nyine ayo ngayo afite abantu 8 yemerewe kuhanyura. Niho hanyura ambulance, niho hanyura ibindi binyabiziga ndakumirwa, biba birimo bya binyabiziga bya polisi, biba birimo za cortege zigiye ahantu runaka mu butumwa. Abo ngabo bose bemerewe kunyura muri la bus lane. Hari umuntu ushobora kugenda yabona uriya murongo wa bus, akareba imbere, akareba inyuma, akabona nta kinyabiziga cya bisi abona, agacomoka mu murongo mugari akigira imbere, hanyuma kongera agasubira mu wundi murongo. Bibaye ubikoze ukabikora atari nyuma ya saa 4, atari nyuma ya saa 4 z'amanywa, ukagira ibyago nyine igihe cyo guhana cyaratangiye. Ubu ngubu turacyari mu gihe cyo kwigisha, ariko igihe cyo guhana cyaratangiye ukabikora atari nyuma ya saa 4 cyangwa se mbere ya saa 2 za mu gitondo, icyo gihe wabihanirwa. Ahantu wenda polisi bazagenda banaduhugura uko tubikoresha, ahantu honyine hashoboka igihe wabikora ni igihe imodoka zaba zitashoreranye, zitari nyinshi. None mu gihe izo modoka zitari nyinshi zabaye zisanzwe, ukakenera kuyidepasa, ugakenera kudepasa yayindi iri imbere yawe, icyo gihe ushobora kunyura mu muhanda wa bisi ukayidepasa ugasubira mu muhanda usanzwe. Ariko kuvuga ngo ngiye kuzinyura hari 10 zishoreranye ngo kubera ko nabonye bisi idahari, ntabwo ibyo bishoboka. Nawe byibaze Jedo wahise abitekereza, nanjye nkabitekereza, n'undi akabitekereza, twahita twongera tugakora 200 nk'uko bisanzwe. Icyo gihe bus lane ntabwo yabikiri bus lane. Ntabwo rero biba byemewe. Nabonye impaka abantu bari kujya no urubuga rumwe rwa YouTube, nabonye abantu baganira bati bisi ni nziza, ariko ukuntu dutuye muri Kigali ntibyoroshye. Uvuye hano mu mujyi, tuvuge ugiye ahantu Kicukiro i Gahanga, imodoka ni kugeza i Gahanga, n'ubundi ntabwo uba ugeze mu rugo kandi urakenera indi bisi. Birangira n'ubundi hari bisi zakuvana tuvuge i Gahanga cyangwa ahandi hantu wahagaze, iyo bisi n'ubundi yongere gukomezanye aho ugiye, nta burenganzira hafitiye bwo kugenda mu gipande kimwe. Ku buryo nabyo usanga yego ntabwo n'ubundi umuntu yihuse ageze hariya. Yego nibyo, ariko nibura hari agace gataba yihuseho, hari agace gato yaba yihuseho. Ubwo uwo muntu yabivugaga kubera ko murashishikariza abantu gusiga imodoka aho bishoboka. Yego, hari agace gataba yihuseho, cyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri ni uko za modoka zigabanyuka kubera ko bisi twagiyemo, na hahandi hasigaye naho hazaba hanyeganyega, ntabwo hazaba hakiri umuvundo mwinshi cyane nk'uwa mbere. Ariko nkanamwizeza ko hari faze ya kabiri, no kuvuga ngo ibingibi bya mbere turimo kureba, tukanareba uko bimeze, tukanareba ibyo abantu bari kutubwira, ubwo butumwa bwose tubwakira, dufata feedback zabo.
dutegereje kureba ngo ese barashaka ko dukomeza, hanyuma tukazabona kubatangariza faze ya kabiri ngo tuzakomereza hehe. Ariko nanone icyo navuga nuko abantu benshi ari abari kuvuga bati rwose iyi mihanda muyongere nk'uko nguko ngo wabivuga, abenshi barahita bavuga bati iyi mihanda muyongere, abandi nabo bagahita batubwira bati twebwe bisi ntabwo itugeraho hano cyangwa hariya. Ibyinshi turi kubona ni ibyo ngibyo byerekana ko abantu banyuzwe, kandi ikintu cyadushimishije cyane nuko abanyuzwe ntabwo ari abanyarwanda gusa. Navuga ko muri iyi minsi nk'itatu ishize inkuru hirya no hino muri Afurika yari ijyanye n'iki gisate cy'umuhanda, kandi ukabona ko abantu bose babyishimiye. Abantu bagize amahirwe ibikomoka kuri peteroli bikongera bikaboneka, ko ari byo abantu bifuza, abantu ntibasubira mu buzima busanzwe, igisate mwagikuraho? Oya, ntabwo tuzagikuraho. Nabisobanuye ko ari gahunda y'igihe kirekire. Ni gahunda y'igihe kirekire, nicyo twifuza. Twifuza ko gutwara abantu mu mujyi wa Kigali bizaba gutwara abantu na bisi bizaba bikoze neza cyane ku buryo umuntu ashobora gukenera kuyifata igihe icyo ari cyo cyose. Atari uko gusa izaba iri ku giciro gihendutse, ahubwo kubera ko ari nayo inakwihutisha. Irakwihutisha ikakugeza aho ujya kare, kandi ikagutwarana n'abandi bantu. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane, nicyo turimo kwifuza, ntabwo kizavaho. Icyo tuzaba turi gushishikariza abantu mu gihe imodoka zizongera gusubira mu muhanda ari nyinshi kubera n'ubwo bushobozi n'iki, ni ukubabwira ngo hari indi mihanda yubatswe muri Kigali. Ntabwo ari ngombwa mwese ko mujya kubyiganira muri uriya murongo w'iruhande rwa bisi, ahubwo ushobora kunyura muri iyo mihanda yindi yubatswe, nawe ukihuta ukagerayo kare, ukajya muri gahunda zawe nta muntu ukubangamiye, cyangwa se ukagenda mbere y'aya masaha cyangwa ukagenda nyuma yayo bitewe n'uko gahunda zawe ziteye. Mwari mwavuze bisi igomba kujya ku kibuga cy'indege, ikavana abantu ku kibuga cy'indege, atari ngombwa abantu bagiye kujyana imodoka nyinshi, umwe apikinga undi apikinga, we gupikinga gufata umuntu wenyine. Izo bisi zo ku kibuga cy'indege yaba izivayo n'izijyayo ubu bimeze bite? Hari iyatangiye kunyurayo, ariko ubwo Ecofrite nibo bazaduha gahunda bakatubwira ukuntu bimeze n'aho bigeze. Hari yatangiye kunyurayo, ariko hari n'indi izenguruka hano mu mujyi hagati, abantu bataranamenyera. Hari izenguruka hano mu mujyi hagati abantu bataramenyera. Iyo bisi nayo abantu bayimenyere bayitege, akenshi usanga nta bantu barimo. No kuvuga ngo iyo iri muri iryo gerageza ry'uko bisi yakagombye kuba itagihagarara na rimwe. Iyi zenguruka ibigenda ifata abantu gusa bajya ku kibuga cy'indege? Hari ijya ku kibuga cy'indege, hari n'iyindi izenguruka mu mujyi. Ubwo rero ijya ku kibuga cy'indege nabivugaga ko hari imwe yatangiye, n'izindi gahunda zo kubinoza bazagenda bazitubwira. Ariko nashaka kugaruka cyane kuri iyo mu mujyi twebwe dukenera turi benshi umunsi ku munsi. Ubona ko tutaramenyera. Hari bisi izenguruka itagica muri gare, idahagarara, nk'icyitegererezo cy'uko tubyifuza mu gihe kiri imbere uko bisi zizaba zimeze. Igera ku cyapa ikaba yahagarara nk'umunota umwe gusa, cyangwa se nawe ntugereho. Ubundi umuntu wese aramutse ayizi ntiyijyanayisaba guhagarara, ni ukugera ku cyapa ikareba niba hari umuntu cyangwa hatari umuntu. Ariko kubera ko abantu batarayimenyera cyane, turimo turasaba umushoferi ko nibura ashobora guhagarara umunota umwe cyangwa ibiri, kugira ngo nabo abantu batangire bamenyere ngo iriya bisi ihagaze hariya ni yindi izenguruka mu mujyi, abe yamenya kujya kuyitega, kuko hari n'igihe ishobora kuhagera utaragera no ku cyapa. Umuntu abibwirwa n'iki? Byanditseho. Ni ukuvuga ngo ziriya bisi ukuntu zikoze imbere ziba zanditseho aho zijya. Nayo rero biba byanditseho ko izenguruka mu mujyi, kandi iruhande rwayo ku ruhande mu rubavu hagiye handitseho buri arete ihagararaho. Natwe hari agafuraya twashyize hanze kagaragaza aho inyura, wenda nako twazongera tukagashyira hanze. Ariko ubundi izenguruka hariya munsi ya downtown, igakomeza ikajya Meteo, ikazamuka ikajya Kigali, ikagaruka kuri Serena Hotel, ikaza ku mujyi, ikamanuka muri Colline, hanyuma igakomeza igaca hariya mu Kiyovu imanuka la Gardienne, ikazagera kuri Cercle Sportif, hanyuma ikagaruka mu Kanogo, ikazamuka Peage, ikongera igasubira nyine munsi ya downtown, igakomeza izenguruka. Iyi bisi rero irazenguruka ubudagara, icamo na hariya muri quartier commercial, kuri kiriya gisate cya bisi muri quartier commercial, muri quartier commercial naho irahanyura. Kwizenguruka ahantu hatose.
yego niyo mu mujyi hagati ni CBD niyo mu mujyi. Ni kwa kuvuga ngo niba umuntu ashaka hari abantu bagiye bavuga bati ni gute tugera CHK uvuye warugeze muri gare ariko ukeneye kujya CHK ni urugero, warugeze muri gare ariko ukeneye kuza ku mujyi kandi ntabwo ushaka kuhaza n'amaguru, nta nubwo ushaka gutega moto, ugeze hariya muri gare urashaka kujya kuri Serena, urashaka kujya La Gardienne, urabona harimo akagendo, nicyo ngicyo bisi maze. Cyangwa se wari uri hariya cercle sportif ariko urashaka kugaruka gutega downtown, ni urugero. Nabonye hari ejo bundi ikoranabuhanga mwavuze ko muri kugerageza ryo gufasha abantu kumenya aho bisi igeze, igihe izira, icyapa igezeho, mbese ibintu nk'ibyo. Rigeze hehe ryo rikora rite? Ikoranabuhanga rigaragariza rifasha umuntu kumenya bisi aho iri, aho igeze, abayirimo, igihe imugereraho. Nabyo tubirimo mbere twatangiye tubikoraho nk'umujyi wa Kigali, ubu twabihaye Cofrit barimo kubikoraho rwose kandi barimo kubyihutisha, kuko bimwe mu bintu twifuza ni ibyo ngibyo. Hari iryo koranabuhanga umuntu ashobora kuba afite muri telefone, ariko hari n'utwo twapa dukoranye ikoranabuhanga natwo twakabaye dusanga kuri za leta za bisi. Ibyo ngibyo byose barimo kubikoraho, nibaza ko mu gihe kitarambiranye tuzaba twamaze kubona uko bihagaze. Okay, so Emma turagushimiye cyane, keretse niba hari icyo wumva tutakubajije cyangwa se washaka kurenzaho gatoya. Icyo nashaka kurenzaho uranyihanganira ntandukire. Icya mbere ni ikijyanye n'ibi turimo, no kongera kwibutsa abantu isuku, nyabuneka isuku tuyibuke y'umubiri y'ahantu hose tugiye, ariko na yindi yo mu muhanda tuyigumane. Ariko ikintu kimwe gusa nashakaga kurenzaho gisa naho gitandukira, nuko uyu munsi turi ku munsi wa nyuma wo gutanga ipatanti y'igihembwe cya kabiri. Nyabuneka niba ipatanti y'igihembwe cya kabiri utarayitanze ku bacuruzi, reka nkwibutse ko uyu munsi ari uwa nyuma, kandi ko iyo utayitanze, iyo utadekaraye uhanishwa amande ya 40% by'ayo wagombaga kuzatanga, ukanahanishwa 10% yayo wagombaga kuzatanga iyo utayatanze. Noneho hari ukutadekarara, hari no kutayatanga, byose ni ibihano. Buri kwezi kwiyongeraho utarimo kwishyura bikaba 5%. Navuga ngo rero nyabuneka uyu munsi ni umunsi wa nyuma kuri wowe wemeje ko ipatanti uzajya uyitanga buri gihembwe. Aya turakwishyuza ku ruhande. So turagushimiye cyane rero, wakoze. Yego murakoze cyane. Hari ibibazo bishobora kuza nyuma, nimbona bikwerekeye ndabikoherereza. Ndabona abantu barimo babaza iby'amasaha, bisi ziva centre zijya Nyabugogo, sinzi niba tubisubiza, ariko ibyaza nyuma ndabikoherereza. Nta kibazo rwose mu binyoherereza. Mwakoze namwe ababanye natwe muri kiganiro cyabwakiye bute umuvugizi w'umujyi wa Kigali. Ndamushimiye cyane kandi mwasobanukiwe. Tugende na bisi ni flex.